tugiye kwiga ijambo ritoya muri no mwanya rivuga ngo indirimbo ihebuje. Indirimbo ihebuje. Hari indirimbo umuntu aririmba akumva anezerewe. Hari indirimbo umuntu atora akurikije uko yaramutse. Hari indirimbo zo muri kino gitabo nyinshi buri muntu afite yo yaririmba uramutse umuzanya hano imbere. Umuntu waburaye umuzanya hano imbere ngatora indirimbo ahari yatora indirimbo ivuga ngo mwami mpumugisha wawe uhera bose ubusa. Umuntu wariye rero umeze nka turi hafi ufite ibyishimo yatora indirimbo ya 48 ivuga ngo tozeshe memeremeshesa abasaruririmana basohoje umusaruro i Yerusalemu. Murakoze iminota yanjye ni mikeya. Ahari umukobwa waba utegereje umugabo yavuga ati ntumiteho mukiza we umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntutsige. Umuntu ufite byose ushaka Kristo yavuga ngo ndusheho gusa nyuzuzubugwa neza mu rukundo ruhebuje. Murakoze. Ariko se muri uyu mwanya umuntu wese azaririmba ku ndirimbo ihebuje, indirimbo uri kuririmba muri uyu mwanya cyangwa utashe, iyo ndirimbo ni iyi. Ko mbabwiye indirimbo nyinshi, indirimbo uri muririmba muri iki gihe cya none ni iyi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli Bibiliya itubwira ko Elukana yari afite abagore babiri, uwitwaga Hana n'uwitwaga Penina. Penina we yaririmbaga indirimbo z'umunezero, ariko Hana we yaririmbaga indirimbo z'amaganya. Ariko umunsi umwe tuzaririmba indirimbo ihebuje. Nuko uyu mugabo Hana, Penina na Hana Elukana akaba umugabo wakunda. Ariko ku murongo wa 5 gice cya mbere uyu mugabo witwaga Elukana ngo yaje gutamba ibitambo mu rusengero, maze agahereza Hana ibitambo byikubye kabiri bya Penina, ariko nta mwana afite. Umva kamubwire, muramutse muri abagore babiri nuko ntayo bifurije ku mugabo umwe, maze umugabo wawe umugore ufite abana bakamuhereza umuceri agafuka kamwe, wowe nta mwana ufite guha imifuka ebyiri, ubundi bizagenda bite? Urabirya ariko nanone ukavuga uti hari ikiri kubura. Nuko uyu mudamu yigira inama muri we, ahitamo kujya mu nzu y'Imana. Uyu mudamu aja mu rusengero, igice cya mbere umurongo wa 11, ahiga umuhigo. Ni Hana aravuga ati nyagasani nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza iminwa ye, maze aramubwira ati uzageza hehe isindwe ryawe? Bana b'Imana, hari ubwo indirimbo yawe igaragarira abantu bose. Hari ubwo indirimbo uri kuririmba nubwo wayihisha, ariko abantu bashobora kuyimenya bakamenya indirimbo uri kuririmba. Yorodani yakuzuriyeho, ibigeragezo byaje, iwawe hari icyapa kivuga ahantu hari gutezwa. Indirimbo uri kuririmba uri kuyumva, hari abantu baba babizi, ariko uyu mudamu we bamwibeshaho, baravuga bati wasinze. Maze umudamu avuga amagambo akomeye atumva, umuja wawe ntabwo nasinze, ahubwo nsutse amaganya imbere y'Uwiteka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nuko ati byagenze bite? Nawe urabizi umukebe wanje ahora nkina ku mubyimba, nje nkabura uko mbigenza. Nuko umuhanuzi aramubwira atumva, igendera amahoro, ibyo wasabye Uwiteka biguhe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu gice cya kabiri gitangira Hana bya umwana w'umuhungu amwita Samweli. Ku murongo wa 2 bati ntawera nk'Uwiteka,
nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Imiheto y'intwari iravunitse, uwabyaye benshi aracebye, Uwiteka ari cyo agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo, arakenesha kandi agakenura, afata umutindi akamwicanya n'ibikomangoma. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbega amagambo y'indirimbo ihebuje y'umuntu Imana isubije. Niba utarasubizwa uri muri iri teraniro, yasubije abandi nawe izagusubiza. Ihera ku murongo, abasubizwe ejo sibo bazongera guhabwa, ejo ni wowe. Tegereza ikomeze kuri yo. Mu Gutegeka kwa kabiri gice 30 umurongo wa 20 avuga ngo ikomeze kuwiteka, umwifatanya akaramata, niho uzabona igisubizo kandi niho uzahirwa muri byose. Zaburi 121 umurongo wa mbere, ndubura amaso yanje kuwiteka, gutabarwa kwanjye niho kwaturuka nta handi. Isi naho yahinduka, abisi bagahinduka, gutabarwa kwanjye kuva kuhoraho, uwo ni udahinduka kandi yamaye imbabazi, gutabarwa kwanjye kuva kuri we. Indirimbo yacu nshuti yanjye ntutinye, nubwo ubona ibigusatiriye bihari ukabibonesha amaso, dufite Imana igihindura ibyananiranye. Iyasubije abandi nawe uyu munsi irakuzi, iyasubije abandi nawe uyu munsi irakubona, iyahaye abandi ejo ahari ejo haba ari wowe, ahari kurira kwararira umuntu uyu munsi, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ntucike intege, ikomeze kuri we, uyishyiremo akaramata. Umunsi umwe naririmbye indirimbo y'ibyishimo, Yesu ashimwe. Umunsi umwe naririmbye indirimbo y'ibyishimo, nakoze umuhigo, bamwe barabizi, muri uru rusengero muhigira iwacu Rwankuba. Maze guhiga umuhigo, abantu bagiye kwitanga, bitanga nta mafaranga nje mfite, ariko ndi umukuru w'Itorero mukuru. Murebe rero muzi ukuntu bigenda, abakuru b'Itorero ngo nimuje imbere, ngo maze ngo mubanze, n'abagusumbya amafaranga bakubanza imbere kandi bakagendera kuri wowe. Nasomye amagambo akomeye mu gitabo cy'imigani ya Kristo, icya kabiri ipaji 67, avuga ngo iyo umuntu yemeye inshingano imuha ibintu bitatu byihuse. Icya mbere imuha amagambo yo kuvuga, izina ry'Imana ahabwa icyubahiro. Iyo umuntu yemeye inshingano, mwari muzi ko atazi kuvuga mu mudugudu w'iwanyu, mubona agaje hano imbere agatanga amatangazo, ibintu byose bikamujyamo, ntabwo ari wenyine, ni ijuru ryamuhaye imbaraga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rimuha amagambo yo kuvuga. Icya kabiri ijuru ritanga ku muntu wemeye inshingano, rimuha icyubahiro. Icyo cyubahiro rero ukabona umuntu nk'uyu araje utarize, akavuga ati umva rero bakuru b'Itorero mwese musigare muri zirane, abize abayobozi bakomeye bose bagasigara. Imana yahaye umuntu icyubahiro, yamutunze inkoni, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nuko ngo Imana ntirangirizaho, ikitegereza umwana wayo wimeza amajo ikamuha ubutunzi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbega ngo iyo Mana yikunda. Ni ipaji 37 mu gitabo cy'imigani ya Kristo, cya kabiri mugende musome. Nuko umunsi umwe baritanga, baza imbere. Umuntu wa mbere yitanga 70,000, je rifite 62 yitanze, aravuga. Nanjye nubwo rero reka nze mvuge, ni nanjye nitanze 60,000. Hajye ubwo nari nsigaranye ngahe nayo. Nuko ndagera mu rugo nibaza amafaranga uko nzabaho mu buzima busanzwe, birakomeza. Amafaranga ko nayatanze yose nabigenzane, ariko mwana b'Imana dufite Imana igitabara mu gihe cyayo. Ni Imana idasinzira, ifite amatwi. Yesu 59 umurongo wa mbere, umva, ifite amatwi, ifite amaso, irareba, yibwire. Iyo Mana irumva, izina ry'Imana habwe icyubahiro. Nuko ngeze imuhira, nshakishuje nagurisha igitari cyane, ndi kwihuta. Igitari mumaze njya kubona ndi mafaranga, nshira ku isoko, bama amafaranga makeya, ndanayafata uko byagenda kose. Ariko maze mu gitondo ku wa mbere w'isabato ndamanuka ngiye kureba umupira wa Mukungwa. Ngeze hano kuri Kamuhoza muhura n'umugabo atumva kucuruza ahantu h'amajerekani. Nta majerekani wambonera, nta majerekani nayabona rwose, nimpereza avance. Ampereza amafaranga, amajerekani ndayagura. Maze kuyagura nunguka 76,000. Ntabwo umupira nawurebye, nazamutse sanirayize yandihiriye
imyenda yose yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Ndataha ngeze mu rugo, umudamu anyitegereje ati ntiyandihiriye, ati byagenda gute wa mugabo? Ubwo nta kizangora nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, ni wowe nkesha byose. Ati byagenze gute? Ndamusobanurira, maze kumusobanurira ijuru ryanyumvise, ijuru ryatabaye, amafaranga nayabonye ndishura, kandi uyu munsi ngomba kurya umuceri, kandi uyu munsi ndanywa fanta. Mwiye kubigira ibintu bibyoroshye, byari bikomeye kugira ngo ubone urwo rurimo umuceri mu gihe cya kera. Uyu munsi maze mfata uwo mugati, mfata ubushera, mfata n'uwo muceri, ndagira avuga numva wa Mana we uri Imana idahinduka, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana igitabara mu gihe cyayo, muje muyiringira, muyikomezeho. Ni Imana itari ikigirwamana, n'umutabazi utabura, n'umufasha utabura. Nibigukomerana witabaza Imana, uyikomezeho mu izina rya Yesu.